Mwaramutse nshuti bakunzi bacu badukurikira, tugiye kuganira nanone kuri Spinoza. Uyu munsi turabereka ukuntu Spinoza ari relevant cyane, ukuntu Spinoza ari uw'ingenzi cyane kuko adufasha kwimenya, adufasha kwiyumva. Ni kenshi twagiye tubwirwa uburyo bwinshi bwo kwiyumva no kwimenya, ariko twebwe uburyo tubereka ni uburyo buri naturel, kuko amadini hari ukuntu yagiye atubwira. Ubu mfite ka gripe gake murakumva, ntabwo ari kenshi ariko karimo karahindura ijwi, ariko turakomeza tuganire. Spinoza ikintu yakoze cyane kigaragara mu gitabo cya Ethique chapitre ya 3 cyangwa igice cya 3. Nkuko twabivuze, igice cya mbere cyitwa Deo Gratias. Deo Gratias bivuga ngo Imana irakarama, ni ukuvuga ni izina abakristo bakunda kwita abana babo, ariko we yavuze ngo Deo about God. Icyo ni igice cya mbere. Ariko igice cya gatatu kivuga ku muntu, kivuga ku muntu. Atangira avuga ngo abantu bose, ntabwo igitabo nakigendanye, ariko atangira avuga ngo abantu bose bavuze ku muntu bagiye bamufata nk'aho ari empire iri hagati y'izindi empire, cyangwa ari empire iri independent, nk'uko bavuga island cyangwa akarwa. Mujya mwumva ijwi abatembereye ikiyaga, ibiyaga bazi ikiyaga, hari igihe mu kiyaga cyangwa muri water body haba harimo ubutaka, ubwo bukitwa wenda ikirwa, nk'icyo bita ijwi. Abazi rero ikirwa bakita island, akavuga ngo umuntu bamufashe nk'aho ari island, nk'aho afite amategeko amugenga atandukanye n'andi. Urugero, ufashe ibuye riri mu kirere kuri height iyi ni cyangwa hotel, ukarirekura rikagwa, amategeko rizagenderaho ni amategeko umuntu nawe aramutse aguye aturutse aho hantu yagenderaho. Ni amategeko nawe yagenderaho. Mu yandi magambo, ubwo dufashe itegeko rimwe gusa rya gravity, ariko si ryo ryonyine. Amategeko yose agenga naca muri rusange agenga n'umuntu, agenga n'umuntu. None rero tugiye kugendera kuri aspect imwe tugaragaza ukuntu Spinoza ari relevant cyangwa ari umuntu w'ingenzi cyane. Ariko tubanza kugira buri gihe uko tugiye kuvuga kuri Spinoza tugomba kubereka uko avuga ku Mana. Imana ntabwo avuga ko ari entity iri hanze ya nature, yaba ari umuremyi cyangwa ari plana, ntabwo ari uko nguko bimeze, ahubwo akwereka yuko Imana ari reality ubwayo. Imana ni nature, Imana ni ibiriho byose. Ushobora kuvuga uti k'imodoka tuzibona, imodoka ikaba ifite umutekinisiye wayikoze, ikaba ifite uruganda rwayikoze. Igiti tukaba tukibona kikaba gifite umuntu wagiteye, umuntu akaba agira umubyeyi wamubyaye, buri kintu cyose kikaba gifite aho gituruka. None wowe ukatubwira ngo Imana ni byose, ni gute? Ubidusobanurira. Spinoza aratubwira ngo ibyo byose wahoze uvuga n'ibindi utavuze n'ibindi utaranabona, byose ni ukwigaragaza kw'Imana. Atari uko Imana yafashe umwanzuro ngo reka uyu munsi reka nigaragaze nk'umuntu, nigaragaze nk'igiti. Ntabwo Imana ijya ifata imyanzuro, nta mwanzuro Imana ifata. Umwanzuro ni ibintu by'abantu cyangwa by'ibindi binyabuzima bimeze nk'abantu, ariko Imana ni totality, igenda ifata forume zitandukanye. Spinoza yaravuze ati Imana ni nk'inyanja igenda igaragaza, ifata iriya mihengeri bayita tides, les vagues, ziriya vague, turiya duhengeri ubona mu nyanja cyangwa mu kiyaga. Turiya ni nk'uko wavuga umuntu, igiti, ibuye, ibyo bintu byose bigenda bihinduka. Iyo kagaragaye sibwo kaba gatangiye kubaho, forume yako niho ibigaragaye, ariko kiba ari ikintu cyahozeho na mbere. Iyo karetse cyaho kugaragara hakaza utundi, si uko kakandi kaba kapfuye, ahubwo kaba kahindutse ikindi kintu. Ya nyanja ikaguma yuzuye. Niyo mpamvu Imana ivuga, niyo mpamvu Spinoza kwereka yuko Imana itagira itangiriro, itagira n'iherezo. Kandi ntabwo ugomba gupfukama ngo urimo gupfukamira Imana, kuko ni igice cy'Imana cyaba kirimo gupfukamira iki?
ni igice cy'Imana cyaba kirimo gupfukamira Imana. Ntabwo ari byo rero, ntabwo ari byo. Turongera gusuhuza Makuza waduhaye kino gikoresho tuba dukoresha imbere yacu, n'ibindi byagiye bidufasha mu kugira gute mu gukora ibiganiro byacu. Good, ni n'umuvugizi wacu mwiza. Reka ariko dukomeze, reka dukomeze. Point tugiye kuganiraho ni ijyanye na love cyangwa urukundo. Reba rwa rukundo abantu bahura narwo bifashisha bagiye nko gushakana cyangwa iki. Urukundo Spinoza tubwira iki ko ari ukurikije ibyo twaze tuvuga, nabyo bishingiye kuri ya chapitre ya 3 cyangwa igice cya 3 cya Spinoza, kigaragaza yuko umuntu amategeko agenderaho ari nk'ayandi. Iyo ugiye gufata umwanzuro uwufata ukurikije ibyo watojwe, ukurikije uko wigishijwe, ukurikije advertisement, ukurikije influencer bari ku ruhande rwawe. Influencer ntabwo ari ijambo ryazanywe na social media gusa, ahubwo abasanzwe batuma hari ibitekerezo ukora ufata bishingiye kuko bo bitwara cyangwa ku bitekerezo byabo, baba ari influencers bawe. Urugero, ushobora kuba hari ikintu unywa muri hoteli cyangwa muri restaurant ukagira icyo ufata, ariko ari uko biterwa n'abaseriva cyangwa na ba nyiri hoteli cyangwa n'abamamaza. Niba hari icyamamare cyamamaza ikinyobwa iki n'iki, ukagenda wowe ukagifata, cyangwa cyamamaza imyambaro ukagenda nawe ukawambara, wowe ukibwira uti ni icyemezo nafashe personally, ariko ntabwo wafashe wamenye percentage ya advertisement yatumye ufata umwanzuro wafashe. Good, no mu rukundo rero niko bimeze. Hagiye wiyumvamo umuntu bitewe n'aho mwahuriye, bitewe na mood yari aho hantu, ukamwiyumvamo ukumva mwakomezanya ubuzima, ariko nyuma wenda ugasanga ya mood irahindutse, uko wiyumvaga birahindutse, ariko umuntu arasa nkaho akiri wa wundi, amazina aracyari yayandi, title yawe iracyari yayindi, title ye iracyari yayindi. Mu yandi magambo, icyo urukundo rushingiraho, icyo twita urukundo n'ishakano muri rusange by'abantu bashakana, ni ibintu biri fluctuant, ni ibintu bihinduka, kuko bishingira kuri emotional status, emotional condition, psychological condition. Kandi ibyo bintu byose ntabwo bigiraho uruhare, ntabwo bimanaginga. Mu yandi magambo, Spinoza aratubwira ati turebe ahubwo tugaruke kuri emotions zacu, tuzige, tugaruke kuri psychology, kuri inconscient. Ntabwo yigeze avuga ijambo inconscient, ariko usanga ariho biganisha. Mu yandi magambo, akwereka yuko imyanzuro ufata. Niyo mpamvu yavuga ati nta free will tugira, free will cyangwa la liberté. Free will ntayo tugira, bitewe nuko turi buri gihe conditionnement ituma dufata imyanzuro tuba twafashe. Hari igihe umuntu aba umuntu mwiza muri sosiyete, undi akaba umuntu mubi muri sosiyete, ariko bose ntabwo baba barihisemo. Ariko twiyo duhemba abantu beza tubahemba nk'aho bihisemo. Iyo turimo guhana abantu babi, bo twita babi, tubahana nabo nk'aho nabo bihisemo. Good, murakoze rero. Ntabwo dukoze ikiganiro ngo kibe kirekire cyane, tuzongera tugaruke, ariko byumvikane neza ko Spinoza afata umuntu nk'aho ari part of the nature, atari superieur. Za religions zagiye zigaragaza umuntu nk'aho Imana yamuremye ikamushyira muri nature kugira ngo atume iba nziza kurushaho. Ntabwo ari byo. Iyo misiyo ntabwo Imana yigeze irema umuntu ngo imushyire muri nature ngo kugira ngo agire nature nziza kurushaho. Ntabwo ari byo. Umuntu ahubwo ni product ya nature, nk'uko ibindi byose tubona ari product ya nature, ziri finite, ziri fini, ariko nature ubwayo ikaba ari infinite kandi is equal to God. Murakoze rero, nakagaruka.